Let's watch this video. Very interesting. I mean, tell us about the experience you've had competing here at the World Championships. Shut up, everybody. Listen. Okay. Thank you. Champion, world champion. Look at this. Somebody come look at this. Me, I'm enjoying. Poland is cold, very, very. Look at this. Rwanda is hot. Me, I have a problem because I'm not minima Olympic Games. Rwanda is difficult. What? It's difficult. Poland. Me, I have. If I hear one more word from you, I have a time low. From gonna slap another tears in the eye. Time low. It's difficult. Hey, boy, I'm mistress. All right, thank you, Masir, and all the best. Thank you. Is it from our village? God forbid. Quero curtir com você na madrugada. E hoje vai rolar o Gustavo Lima e você. Ariko kanyo yewe sha uzi kureba shaho nimbwa iwanyu kavuna umuheto woga ko kumutima wende shaho Umva woga pfawe mumfashaga matusha. Uyu muntu irise nebiki kuna bintu byabuze waretse reka ngubaze byawo sekarije gasekeje shinyika. Niko bite byawo Haraza. Ikibi nibi Umva nukunde munsi. Nge tukavaneho tujye mu iterambere. Ura namacinye byinyo bibi ariko kakanyo do agiye kuvana mu inkono do inda ziramwishe ubuse koko kanyo mfite amatsi musabiki urukirye rugukomoka wawe se koko
n'uwawe se uwo mugore ntabwo kwemera ko umuntu amutunga ni wowe ngo wowe se ariko mu maso nta kintu ufana n'ipusi. Ipusi nigira isura nziza niko se uracyaba mu ruhengeri amaso ni reka baze kubaza uracyaba mu ruhengeri nuko washoye uracyaba mu ruhengeri kugira ibiryo uracyaba mu ruhengeri yamabinga neza nk'agintu none se ugira ngo mfite amajimbiri nkayo ngayo ariko wariteze reka ngubaze uracyaba ndebe sekarije gasekerije shinyika niko bite byawe uziko uracyaba छोड़ दे mwanafunza kubwira ko iyo umuntu akarabya amazi aturutse mu kigega ayo mazi yaravuye muri robine akaza mu kigega akava mu kigega akajya mu ibase ni igikoresho kijyamo amazi avuye mu kigega cyangwa muri robine ni iki turashize none mbabarira kugusobanurira uri gusara sibyo ibyo biri gusara undi gusobanurira ubwo koga mu mvura barasa ku ntego akavuga ngo ubwo koga mu mvura mu ngubu amazi va mu kigega je mu basi n'iki basi ni kugusobanurira papa bebe uroga umubiri wose cyangwa ntaguga mama bebe ndafunze ubiki ndafunze urimo satanisha ntabwo ari gusa yafunze ntabwo yoga mu gisebo iyo umuntu yafunze ntabwo yoga yamubwiye ngo ndi mu gisebo urafunze uri kunywa inzoga mfunze umubisi mfunze akanwa mama bebe uramenye mama bebe uramenye mama bebe amazi arimo inzoka reba kayoka katangira kayasa kayoka kari mu mazi singa kare mu kanyerogotora mama bebe mama bebe dore umusungwe mama bebe nawe aya wenda papa bebe papa bebe umusungwe kubahane hano umusungwe buretse na umusungwe aya nushyire mande nkarabe Amen. I'm so excited, it's already weekend. Hello.
Ntabwo waseka seka turebe. Ndanze nagondase kutama igiceri. Ego megani. Ako sibabaye kintu. Mandu mama farangu. Angahe? Rabo yafite. Ako amafaranga mfite nayahe mega. Suya vita mu cyumba cyangwa mu panaro yabo. Bakabyara. Nanjye mfite amafaranga. None wagenda kuyibadura ukangurira. Sawa sawa. Undi nakwanda ni muri wangaje ko nigurira hasi kuri muze. Nibaza bati barangunga. Kandi ndaje nkugure, ngacika ndaje nyugure. Sawa. Reba hano. Ngaho seka ro mfite nkugurira. Ndibaza nazeka bati. Kubera iki? Mandu ngurira hasi kuri muze. Sawa.